Igitondo cyiza kuri mwese, tugeze saa 12 z'igitondo. Tugiye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 8. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamura ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. B'abakonikoni babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimunsabire Uwiteka nkize ibi bikeri, abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende butambire Uwiteka ibitambo. Mose abwira Farawo ati, unyirarire utya, ningusabira Uwiteka wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mumbwire igihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu mazu yawe, bigasigara mu ruzi rwonyine. Aramusubiza ati, nejo. Nawe aramubwira ati, bibe uko uvuze, kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye n'Uwiteka Imana yacu. Ibikeri bizakuvaho bive no mu mazu yawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, bisigare mu ruzi rwonyine. Mose na Aroni bava kuri Farawo. Mose atakambira Uwiteka ibikeri yateje Farawo. Uwiteka bigenza uko Mose yavuze, bya bikeri bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima, birakamuka. Babirunda ibirundo, igihugu kiranuka. Maze Farawo abonye ko bumworoheye, yinangira umutima, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yavuze. Icyago cya gatatu, hatera inda. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni ati, manika inkoni yawe, ukubita umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo. Umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha, inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Icyago cya kane, hatera ibibugu. Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarare imbere ya Farawo. Azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti, Uwiteka aravuze ati, reka abantu banjye bagende bankorere. Nutabarekura, nzaguteza amarumbo y'ibibugu, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibibugu bizimagize n'ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye. Amarumbo y'ibibugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi, kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Uwiteka bigenza atyo, amarumbo y'ibihugu aza ari icyago mu nzu ya Farawo no mu mazu y'abagaragu be, kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa n'ayo marumbo y'ibihugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, mugende mutambirire y'Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora rutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica, twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirire Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, cyakora ntimuzajye kure cyane, munsabire. Mose aramubwira ati, dore ndava imbere yawe, nsohoke nsaba Uwiteka ngo amarumbo y'ibihugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya, ntareke ubwoko bwacu bugenda bugatambira Uwiteka ibitambo. Mose ava imbere ya Farawo, arasohoka asaba Uwiteka. Uwiteka bigenza uko Mose yavuze, akura ya marumbo y'ibihugu kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihasigara na kimwe. Farawo yinangira umutima, nubwo nabwo ntiyareka ubwoko bw'Uwiteka ngo bugende. Icyo cyari igice cya 8 cyo kuva. Mureke dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.